Hari igihe umusore amara imyaka yibaza ati ese nakora iki kugira ngo umukobwa nkunde, ariko ikibazo nyakuri ntabwo ari uko yakundwa, ahubwo wakibajije uti ninde ndimo kuba muri iyi minsi, cyangwa se ndi kwiyubaka gute? Abantu benshi biruka inyuma y'urukundo, nyamara abantu bakomeye bakiruka inyuma yo kuba beza kurushaho. Iyo urimo kwirukankana umuntu uba umweretse ko ari we soko y'ibyishimo byawe, ariko iyo wirukankanye intego zawe uba werekanye ko ubuzima bwawe bufite icyerekezo. Agaciro kawe ntikagomba gushingira ku muntu ugukunda, ahubwo kagashingiye ku muntu uwo uri we byonyine. Nibyo byakabaye bibishingiro by'ubuzima bwawe ndetse n'agaciro kawe. Umugabo ukomeye ntabwo asakuza kugira ngo bamubone, ibikorwa bye nibyo bisakuza cyangwa se nibyo byivugira. Ntavuga buri gihe ko azatsinda, ahubwo arakora cyane ubundi ibikorwa bikigaragaza. Abandi bamwegereye cyangwa se bamubonera kure nibo bagenda bahamya bwe cyangwa se bavuga amateka ye agiye atandukanye. Ntukagerageze kuba umuntu ushimisha bose, ahubwo gerageza kuba umuntu wubaha amahame ye. Hari abantu bambara imyenda ihenze, hari n'abambara icyubahiro. Imyenda ishobora gusaza, ariko nyamaze imyitwarire myiza ntigisaza. Isura ishobora gukurura amaso, ariko imyitwarire niyo ifata umutima w'undi. Niba ushaka kubahwa, wubahe igihe. Niba ushaka kandi gukundwa, jya uvugisha ukuri. Niba ushaka kwizera, jya usohoza ibyo usezeranya. Ibyo nibyo byubaka izina ryawe, kandi izina ryiza riruta amagambo meza. Abantu bibagirwa ibyo wavuze, ariko ntawibagirwa uko wamufashe. Ntugahangayikishwe n'umuntu utagusubiza cyangwa se utajya usubiza ubutumwa bwawe, ahubwo jya uhangayikishwa n'ubuzima bwawe buri munsi, buri gitondo, buri uko ubyutse. Jya uhangayikishwa n'uburyo uzaba ejo cyangwa se n'uburyo uwo munsi ugomba kugenda. Ntukarebe muri telefone buri munota, ahubwo reba inzozi zawe aho zigeze. Iyo intego yawe ibaye nini cyane, kwangwa n'umuntu umwe ntago byakubabaza cyane, ntago bishobora kuba byakubabaza cyane, ahubwo uba ugomba wahitamo amahitamo akurikira. Jya usoma ibitabo kenshi, cyangwa se wenda wikorera agasiporo. Jya wiga ibintu bishya mu buzima bwawe, cyangwa se jya wubaka ubushobozi buzagufasha ejo hazaza hawe, kuko ubwenge ni umutungo utajya wibwa mu mibereho ya kimuntu. Ubwiza burashira mu by'ukuri, kandi amafaranga ahindura ibintu byinshi, ariko ubwenge bugumana agaciro ka nyako. Muri make ni zahabu itagishonga. Niyo mpamvu uba ukwiye kuba wagwiza ubwenge aho kugira ngo ugwize ubwiza, kuko ubwiza burashira. Rimwe na rimwe n'amafaranga dushaka buri munsi arashira, ariko mu by'ukuri ubwenge ushobora kubugwiza ariko ntabwo buzigera bushira, kuko ni nka zahabu idashonga. Ntukavuge byinshi, igihe nicyo gisubiza ibibazo amagambo aba yananiwe gusubiza. Tugira inshuti nziza. Inshuti mbi zishobora gusenya imyaka wakoze yose. Rero inshuti nziza ishobora kubaka ejo hazaza hawe heza. Ubuzima bwawe buhinduka bitewe n'abo mugendana. Ntukemere ko urukundo rugutandukanya n'intego zawe. Urukundo rwiza rwubaka ejo hazaza h'umuntu heza, kandi urukundo rubi rugasenya narwo ejo hazaza hawe heza. Umuntu ugukunda rero by'ukuri ntabwo akubuza gukura, ahubwo agufasha gukura mu iterambere ndetse no mu bindi byiza byagufasha kuzabaho neza ejo hawe hazaza. Ntukabe umuntu usabiriza attention, ahubwo uba umuntu ufite agaciro, kandi jya umenya ko attention irashira, ariko agaciro kagahoraho. Ntukirukane abantu ngo bakubone,
gerageza kuba umuntu udashobora kwirengagizwa bitewe n'ibyo ukora cyangwa se n'ibyo usangira n'abandi. Hari igihe uzagwa, hari n'igihe bazaguseka pe, hari igihe bazakubwira ko udashoboye, ariko ibyo si byo birangiza urugendo rwawe, ahubwo jya ugerageza kugira itangiriro buri munsi. Buri uko uguye umenye ko ugomba no kugira irindi tangiriro. Abakomeye bose bagiye banyura mu kwangwa mbere y'uko bubahwa. Uba ugomba kumenya ko wanzwe mbere y'uko ugera ku kubahwa. Buri gitondo ni amahirwe mashya uba ubonye mu buzima bwawe. Buri munsi ni urupapuro rushya uba ugomba kugira iki kubumbura. Ntureke amaso yawe y'ejo ngo agusahure amahirwe y'uyu munsi. Ntushobora guhindura ejo, ariko ushobora kubaka ejo hazaza utangiriye uyu munsi. Niba ushaka ko abantu bakubaha, ba umuntu uvuga make cyane kandi ikindi ugakora byinshi. Niba ushaka ko rero abantu bagukunda, nanone umuntu ugirira abandi neza nta buryarya. Niba ushaka kubaho ubuzima bufite agaciro, shora igihe cyawe mu kwiyubaka aho kugishora mu gushaka kwemezwa n'abandi cyangwa se mu gushaka kwiyerekana cyane. Kandi wibukire ijambo, indabo ntizihamagara inzuki, ahubwo zirarabya gusa. Nawe ntukirukane abantu, iyubake, agaciro kawe kazabazana. Ariko hari ukuri gukomeye kurusha ibindi byose. Ntabwo intego y'ubuzima ari ugutuma umukobwa wese akwirukaho, kubera ko ibyo bidashoboka kandi si byo bipima agaciro k'umuntu. Intego nyayo rero ni ukubaka imico, ubushobozi ndetse n'ubuzima bituma umuntu ukwiriye akwifuza. Mu kubakana ku bwubahane, ku cyizere no ku rukundo rw'ukuri, uwo niwe muntu uba ari uwa nyawe ku buzima bwawe. Kuko umuntu ufite agaciro ntiyiruka inyuma yo kwemerwa n'abandi, yubaka ubuzima bwe maze abantu beza bakamushaka kubera uwo ari we cyangwa se kubera n'uko yigaragaje. Inama isumba izindi rero nakubwira, niba hari ikintu kimwe wakagombye kwibuka nyuma y'uko wumvishe ibi byose nkubwiye, ntugakore kugira ngo abantu bagukunde, ahubwo kora ibikwiye kuko ari byo byubaka ubuzima bwiza. Ntugapfire gushimisha umuntu umwe ngo wibagirwe inzozi zawe, ahubwo ujye wita ku buzima bwawe, ku buzima bwawe ndetse n'ubw'umuryango wawe, ku burezi bwawe, ku kazi kawe ndetse no ku ntego zawe. Ibyo nibyo bizagufasha kuba umuntu ushoboye kandi wiyubashye. Abantu bazaza, abandi bagende, ariko imico yawe, ubumenyi bwawe n'ibyo wagezeho nibyo bizagumana nawe. Niba umuntu agukunda, mwubahe kandi umwubahane n'ibye n'uko ari. Niba atagukunda rero, ntukabimwangire cyangwa ngo witeshe agaciro. Emera ko abantu bagira amahitamo atandukanye, ahubwo ukomeze urugendo rwawe. Ntukagire intego yo gutuma umukobwa wese akwirukaho, ahubwo gira intego yo kuba umuntu ufite indangagaciro, kubaha abandi kandi wubaha nawe ubwe. Iyo ibyo byose ubigezeho, uzakurura abantu ndetse n'abandi benshi bagukunda kubera uwo uri we gusa, atari ukubera ibyo wigize. Kandi ujye wibuka aya magambo kenshi, kubaka ejo hazaza hawe ni ingenzi kurusha gukurura amarangamutima y'umuntu uyu munsi. Agaciro nyakuri ntigapimwa n'umubare w'abagukunda, ahubwo gapimwa n'uburyo ubayeho ndetse n'ingaruka nziza ugirira abandi. Iyo wiyubashye ushobora gutanga urukundo rwiza. Iyo utariyubaka rero ushobora gushaka ko undi muntu agusimbuza ibyo ubura. Tangira uyu munsi, ntutegereze umwanya utunganye. Saba imbabazi aho bikenewe, wige aho utazi, wige n'icyo utazi, kora cyane, wubaha abantu kandi ukomeze kwiyubaka buri munsi. Intsinzi nyayo si ukugira abantu benshi bagushaka. Intsinzi nyayo ni ukuba umuntu ushobora kubaka ubuzima bufite intego
ndetse amahoro n'urukundo. Reka nkushimire kuba wakurikiye iki kiganiro, kandi ikindi niba hari icyo wakunze muri ibi bintu byose twakugejejeho, reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo ubutaha ikiganiro nk'iki kizagucike. Babanaga nawe nitwa Gisa The Man Positive. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka hano kwicano Gisarwa.